Ndabasuje bakunzi ba Iyungure BTV aho muherereye hose, Imana y'amahoro ibane namwe. Ndabashimira cyane ko mukomeje kunyereka ko turi kumwe, ni ukuri mwarakoze cyane. Uyu munsi nagarutse rero ngo tuganire kuri iki kintu. Ese nk'umwana w'umukobwa ni igiki kizakwereka ko uri kudetingwa cyangwa se uri guteretwa n'umusore uri macuwa cyangwa se wa musore umaze kumenya icyo ashaka? Nawe niba uri mushya akaba aribwo ugeze kuri iyi cano nguhaye ikaze. Ubyemere cyangwa se ubyange, umusore aba azi neza umukobwa yifuzamo umugore, kabone n'ubwo yaba batereta muri 10 cyangwa se bangahe, ariko muri mwe aba azi neza uwo abona ko yamubera umugore. Icya mbere rero kizakwereka ko uri kudetinga umusore uri macuwa, ni ukuvuga ngo ni wa musore uzagusapotinga mu byo ukora. Ni ukuvuga ngo ari ukuntu mukundana, ufite ibyo ukora, ufite intego, hari ibyo watangiye gukora biracyari bigufi cyangwa se bimaze gukura bigeze aho bigera. Ni ukuvuga ngo ni wa muntu uzashishikazwa no kumva ko wagera kure, akumva muri we arashaka ikintu yagukorera kugira ngo agupushinge kugera hahandi wifuza. Mu biganiro mugirana uba usanga nyine ari wa muntu ugutera imbaraga zo kumva ko wagera kure, yumva ari nkaho yakubera umupatana kugira ngo agufashe mu ntego zawe. Kabiri, yubaha amahitamo yawe. Ni ukuvuga ngo muba mwarahuye mukuze, buri wese aba afite uko yakuze ku ruhande rwe. Hari ibyo ukunda, hari ibyo udashobora gukora, muri ibyo byose muri ayo mahitamo yawe arayakubahira. Ntabwo ari wa muntu uza ngo akubwire ngo hoya kubera ko twamaze gukundana ibi bigomba kuvaho ugafata ibi. Oya, bipfa kuba ari bya bintu nawe bitagutesha agaciro, ariko mu mahitamo yawe arayubaha. Gatatu, ni wa muntu ugutega amatwi byimbitse. Ni ukuvuga ngo iyo umuganiriza cyangwa se muganira ku buzima butandukanye, ibyo waciyemo se, aho wifuza kugera se, ni wa muntu ugutega amatwi nyine nk'umuntu ushaka kugufasha. Agutega amatwi cyane akakumva, ukabona nyine afite ikintu muri we cyo kukumva cyane no kukumviriza. Ni ukuvuga ngo aba yumva yaba nk'umuhepa kuri wowe kuko uri uw'agaciro kuri we. Kane, ni wa musore uzi gusaba imbabazi igihe yakosheje. Iyo yakosheje kukubwira ngo mbabarira ntago bimugora, ntago aguha excuses zo kuba yaguhemukiye ngo akubwire ati kuba nakoze ibi, nagiye hariya bigenda gutya, nari mfite iki. Oya, ahubwo yumva neza ko yagukoshereje akakubwira ngo mbabarira. Icya gatanu, ni wa musore utagira isoni zo kugaragaza amarangamutima kuri wowe. Hari ukuntu tuba dufite amagambo duhamagarana ahantu tuba turi nyine, wenda ni mu rugo se cyangwa n'ahandi hantu, ariko ugasanga kugira ngo abe yari guhamagara mu ruhame ugasanga nyine ni ikintu gikomeye. Azi kugufata ikiganza mu ruhame, akamenya no kugufata ikiganza muri ahantu hamwe nyine. Ni ukuvuga ngo kugaragaza uko akwiyumvamo mu bantu ntibimutera isoni, kuko uri umuntu w'agaciro kuri we, uri ikintu nyine yishimira kugira. Icya gatandatu, ni wa musore ugushyira muri gahunda ze cyangwa se ahazaza he. Ni ukuvuga ngo ibyo akora uyu munsi kugera aho yifuza kugera, uba uri mu nshingano ze, uri muri gahunda ze. Arakubwira ati ibi n'ibi, arakuganiriza nk'umuntu uganiriza umuntu we, imishinga ye, aho ashaka kugera, uruhare ashaka kubigiramo, kuko aba agukeneyeho inyunganizi. Abagukeneye ushobora kuba utamufasha wenda mu bushobozi, ariko n'ibitekerezo nabyo burya birafasha. Uwo musore rero niba umufite ntuzamutakaze kuko ni umuntu ukomeye, ni uw'agaciro kuri wowe. Wakoze cyane rero kubana nanjye. Nawe niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, like kugira ngo tubane buri munsi. Bye bye, ndabakunda.